ngo ndashaka abana bazajya basa na se kandi babiri pana kamwe babiri impanga pana kamwe afati nzajya byara babiri basa na se kiri icyoro umwagagenda umwaka wa mbere ayiwe Imana nizi by'umwaka wa mbere umuntu ahitunatuna agira ngo yenda bizera wapike zikera indimu nawe umugani Yesu yaciye umwaka wa kabiri umwaka wa mbere ku bantu batinze kubyara n'uwa kabiri niyo myaka mibi igoranye niburi uko urushaho kugenda umara myinshi urushaho kwiga ibyigisho nyine nk'umufisiye muzima sibyo noneho rero umwaka wa gatatu uraza uwa kane nabazi ko yenda bizacamo hagati y'umwaka nkambika ikiri Imana ibaruwa mu makayi mfite ndashaka abana byari tumaze kwiga hagira ngo abana baraza umwaka ukirenga hakaza uwa gatatu urirenga uwa kane urirenga ku cyigisho nahagurukiyeho cyangwa ngo niki cyakuruje kubyara ninjye wakibajije ariko uwo mutwe w'ikibwiriza iyo nawufataga nkawuvuga narariraga ariko ubundi niki cyamuje kubyara nakwireba nkabona ibiro byaraniyongereye nibura nakwireba nkabona ibiro byariyongereye nareba umugabo nkabona afite ibiro bishyitse nkaba ariko se niki cyatumuje kubyara icyo cyigisho cya mbere nahagurukiyeho ibwiriza mu materaniro makuru aho Pastor Moise yayoboraga irwamata abantu baragikunda cyagereranyaga ubugumba bw'umwuka n'ubwo mubiri ubugumba bw'umubiri ntabwo nakwifuriza kubigumba cyangwa gutinda kubyara birabishye utari kumwe na Yesu ni ukuri wasa hatari ijambo ry'Imana rihumuriza ni ukuri kumara imyaka 17 ni ukuri watora amashashi ariko hashimirwe Yesu watwandikiye ijambo ryayo maze kugira ngo bijye bikomeza abagenzi icyo cyigisho cy'abantu iki cyakujije kubyara cyagereranyaga ukuntu Yesu yaduhaye inshingano yo kuvuga ngo muri Matayo igice cya 28 wari ku 18 kugeza 20 nuko Yesu arabegera avugana n'abati naho ubutware bwose mu ijuru no mu isi nuko mugende wo gukarara mu nzu sibyo kandi wakumva igikomye ni utabara bwa mbere akaba yiteguye kugwitangira atari na mushiki wawe nta kamaro k'ikosi nimba rero turi abasirikare beza ba Yesu ba leta y'ijuru mbese tuzaca mu bikomeye bingana gute aho hose niyo mpamvu Yesu atanze itangazo aravuga ngo musabe muzahabwa kandi mushake muzabona imyaka 17 rero nayujuje umunsi bihurirana n'uko pasiteri yanumiye ndavuga ati kubera iki bihuriranye ndavuga ati nzagenda mbabwire Imana yabanye nanjye dushakana n'uriya mugabo wanyegereye dushakana n'uriya mugabo abantu bararebaga n'intarabyo bari mfite uturo 50 baravuga ngo ntibijyanye yasaga umugisha batandukana n'uwo twashakanye yamuga ngo nzakwizirikaho najenje ntabwo nzakureka reka da ntabwo bizavamo warakoze kunkunda imyaka 17 irashize twasegeraga muri ofisi mu biro byarangira ataha ntawansuraga nawe ntamusuraga ariko nasenze Imana mbwira Imana ngo ndashaka kwegera ubu nkora ntaha mu rugo maze imyaka 3 ntaha mu rugo Imana yacu yamucyura muri iyo myaka 8 ntabwo yaciye inyuma kandi ntabwo nabanaga nawe ndashima data wabiremye data ajya kurebera amashini mu by'ukuri si uko atarabuze ibigusha nk'uko nanjye aho nakoreraga ibigusha bitari bihari imuhanga niho nahagurukanye ikibwirizwa kivuga ngo nzakiranuka ngeze ryari asanze ibyanditswe byarabimbwira mu byahishwe igice cyawo cya 2 umurongo wa 10 ngo uzakiranuka ugeze ku gupfa nanjye nzamwikamba cy'ubugingo
iyo myaka twamubona amaze 8 ndi Muhanga. Imana y'umuje nabizi ntabwo namuciye inyuma, nanjye narihanganye. Mu gutegereza urubyaro twabuyemo n'amakosa, aho umuramo ukibaza byinshi. Njye nakoze impanuka nyinshi, umugabo akora impanuka nyinshi, ariko data araturinda. Twahuye n'uburwayi tukamara mu bitaro amezi 2 arenga, uri urwaje umugabo, data akabatuba hafi akaduha ibitunezeza. Imyaka 17 ni myinshi, Uwiteka atubereye mwiza. Ni ukuri pe, nuba naje kubabwira ubu hamwe n'ubwa mbere gutanze handi kuko byahuriranye no kuza hano. Yesu mu myaka 17 yatubereye mwiza. Kusashe akunda guceceka, njyewe akunda gusakuza, ku buryo nari narashyizemo n'ingoma nahaga ntigiye kukubyinira. Natangira nkabyina, natangira guceceka, nzaceceka ariko ntenda mbona abana bansakuriza. Mu gihe abantu batarazi nzagusakuriza nongera musakuriza. Iyo ntari mu rugo iyungurira mwica ndareshya. Ntabwo beshya. Umva mari umupendo urukerereza ndabyina, none uyu muhirindira na hip hop. Nuko n'umubwiriza n'umusitari zikuririmba hip hop. N'ubundi neshatu. Televiziyo Rwanda nasuye turayiririmba, iravuga I love you Sheri, I need you Sheri, mimi nakupenda sana shu, yo ni hip hop yo. Yo ni hip hop. Iwacu duhora duseka tukanezerwa, yarakaye menya uko mugira umva mukorera defile zazinde za misukuro none niza Sheri mwongera mikoro akanda ajya. Iyo ntari kuririmba mba ndi kubasetsa, ariko dukina n'umupira, hari n'umugozi tugasimbuka. Imana ikaturemera ibyishimo buri munsi. Imana yabanye natwe mu myaka 17 mwemera icyubahiro. Ndashima Imana rero ko yampaye umugabo nk'uyu. Nubwo ibitero by'umwanzi byamugabweho ari byinshi pe, murazi iyo ari mu kindi koma akavamo avuga ngo munzanire umugore wanjye Mukanziza Rebeka. Ngo Mukanziza Rebeka namukunda uriye nimba ntahari akazi ngo ngaho hita unsengera. Iyo wamaraga gusenga yahita agaceceka akavuga ngo ni ukuri ndamukunda. Ndamubwira ngo ujye ubimbwira ngo umunsi ugira indirimbo. Ndimba nabikubwiye ntiwajya uririmba cyane se, cyangwa unazajya musengera ukajya muri ko mukabibwira iminsi n'umugenzi ukuntu nkunda. Arabivuga bavaga mu kazi nkajya kumurwaza. Ubwo ni muri cya gihe twamaze amezi 2 n'igice turi kwa muganga, abaganga barenda ngo umugore ukundwa n'uriya mugabo usa neza kuriya asa gute, bagasanga umugore uri sempre ariko ufite Imana mu mutima. Abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, ubwo ruhame iminsi yose. Yesu yabaye amahoro mu mutima. Nubwo nsenga nyibwira ngo ndashaka urubyaro rw'umugisha, ariko uzagukorera. Ahige umwana utazagukorera uwakanira agahinda uwo Hamana ndashaka umwana uzagukorera. Mu gihe rero Imana ikimurema yaduhaye kwihangana. Hagenda mvuga neza y'Imana ku buzima bwacu. Iyo bambwiye ngo ntizajya kubwiriza n'umuhanguro, bapfa kuba bavuze isaha, arambwira ngo amasaha yageze genda. Nta na rimwe arambuza kujya mu murimo wa Data. Hari n'igihe umuyobozi wa Mifemu yambwiye ngo ngize gahunda intungura, jya mu Mutara ikorera i Muhanga ujye kubwiriza ubutumwa, dore ngize impamvu. Ndavuga ati ko nari umugabo konje, nahise mpamagara umugabo namwati rero ngiye Nyagatare birahindutse kandi yari yiteguye konje icyumweru cyose utari mu rugo, ubwo nzava mu materaniro makuru bitansubira mu kazi.
ngo ubihindute abati bijya nanjye ndafande umusirikare aho yiteguye tujuru pray ntabwo byagucumuje yaramuye ngaho genda ndagenda babwira Imana abanye nanjye mu myaka 10 nari maze icyo gihe abantu b'Imana bahava bafashijwe ndamushimira rero ko antera umwete kamwe atagenda usenge kandi akamba hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta kintu cyita kugukunda bamuri korana abagikanani nayo turarepeta duhera sama turepeta rege tuza saa 4 n'igice nta mwana dufite mu rugo n'uyuza kugingurira reba umugore ukabikora icyumweru ubu dufite urugendo rwa Nyamagabe kuri 25 ahantu tuzajya egufi igoye cyanika ubu tuzarepeta buri munsi azajya mbona saa 4 sibyo cyangwa saa 3 zarenze aza yajyanye agire gute agingure uyu muntu usaba kwimugisha Imana imugisha ubwo urumva rero Imana iri kumutegura arigenda nabwiraga Imana ngo ndamushaka mwivuga butumwa natanye nkabyuka amajoro musengera mw'ijoro mbona ahubwo ari umuvuga butumwa w'agahanga mbona ari kubwiriza ari mwiterana ari kubwiriza ari gukoresha amavuna noneho bwakeye ari mercredi mbwira Imana ngo nta kindi kinzanye nzanye no kugushima nahereye mu gitondo mbwira Imana kugira neza kwayo nyishima umunsi warije n'ibintu ntabonaga Imana yamaye nkabona buri munsi tiniki warakima tiyenda naragisenge ngira amakaye ya page 100 y'impapuro 100 murandikamo ibyifuzo asanga buri kimwe cyose Imana yaragikoze ahubwo kuko ibisubiza twarabyibagiye Imana iturinde kwibagirwa Imana yabwiye abana ba Isirayeli kuramenye n'umurambo w'ubwahanga ntuzibagirwe kuzana no gusaba munamenye ko Imana yagushubije wishimire ibyo yagushubije uyibwire ngo imigisha wese kubera kurwamo by'Imana cyane nagira umugisha wo kuvugira muri itorero ntangira kwiga iby'ubuhanuzi kera mbere ya jenoside sibyo noneho nari ko Yesu aje ndi mu bantu mu mwaka w'ibihumbi 2000 bavuye mu ishuri ndavuga ati ngiye kwitegerereza Yesu umwaka w'ibihumbi 2000 watangiye ariko wanyuma w'isabato twari turi mu Kinanyana mu giti cy'umunyinya naho twatangiye isabato kuko nta matara yari ahari none naravuye mu ishuri ngiye gutegereza Yesu rero ntabwo nari nzi yuko nzabera amabere baba umunanya nzawe n'umwe mbere amabere Yesu ararageza nahabwa icyubahiro ntabwo yaragejeje gusa ahubwo impano kwiga segonderi ndayirangiza mu buhamya butangaje impakazi uyu mugabo yasanze mu kazi mu murenge wa Tumba mu serivisi nziza n'agakobwa gapima 50 gaseka ubusa kamyenura nk'uko itegeko ryaje guhora unezerewe iryo tegeko nari rifite no guhora ukeye andende ahita nkunda akoka atangira kubaririza aho nabaga bwa mbere nazarayoba noneho duhura mu nzira hamwe ngo banyereka aho bati yego ariko nyine nzi ko ari umupapa ariko akakunditse ariko namwenyuraga nuko ikosi ryo gutegereza urubyaro ryamukubise ariko ubundi yasekaga neza ku buryo nawe wamukunda mwereka bomba ku nshuro ya kabiri rero unamutungiye agatoki ntabwo yinjiye ku nshuro ya kabiri rero araza kubera iby'Imana ntabwo nzi ngo batereta bati nageze muri 30 nazi ngo batereta bati ntabwo nari nzi bagabo nkangana uyu noneho n'abazaga gutereta ntabwo namenyaga ko bari gutereta baringiye n'agashatse muraba guteresa uranga kumbi bakoresheje amajeste ntibambura ko baje gutereta uyu we rero Imana imumugisha yaraje yinjiye bwa mbere ntabwo nzi ko umugabo wamwakirira mu nzu nawe uteye intebe hanze urumva yari geto cyari kibaye mashamburete ne ushyiramo igitambaro ukikorera shambure na salo
ntabwo renze wacyakiramo umugabo oya namutereye intebe hanze imbere y'abandi bantu b'abapangaye nyine kuko twabanaga turi nk'abantu 10 buri wese afite umuryango mutereye intebe hanze nanjye ntera indi ahita ambwira ako kanya naragukunze nzamara kugutereta nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka. Warabikoze mu bitero byinshi by'umwanzi byatwikubiseho, ibyagombaga kuduhitana byari byinshi, ibyagombaga kurusera byari byinshi, ari jye nkunda abana, ari na Shera akunda abana, ku buryo mu myaka 16 yose twareze abana. Hari abavukiye mu rugo iwacu ubu bari kurangiza segonderi. Twareze abana benshi, nta nkono nzi ntoya oya kuko habaga abana 7-8 mpoza mbega byabaga ari ingori iwacu. Abana batangiye kugenda ubu ngubu mu mwaka washize mu kwa 8 niho bagiye. Urumva rero ngo ruko rutagira abana yasatuye mwiza, yaradusekeje akaturemera ibyishimo. N'ubwa mbere nibara no mu mutima wanjye nubwo nta keke ndi bukate nuko bakuru b'itorero bahita uwanya urangiye baza bakadusengera. Warambitsweho ibiganza, umubyeyi wabyaye uzigise asengera mu mutima mu mwana rema amashimwe azagaruke avuga ngo ari cy'umwami Imana yaruse nuko yakoze kwa Elisabeti akabikora kwa Mariya akagenda kwa Elisabeti. Turabizi se nuko nyeciye ndatwite. Imana ibirema kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare tuvuge Imana twiboneye. Mu bwa mbere rero nagaze nanatekereje n'ujuje 17 nabanje kwibara 12 z'ukwa karindwi kugeza icyumwaka umwe ndabara bana 17 nabate nzashima Imana kuko ibintu bitangaza yagarukiye twarayibonye kandi ibyo yiteguye kutugirira n'ubundi ni byiza. Turacyari mu rugo turarwubatse. Yesu yaduhaye aho tubona ngo tukiri muri chambrette imwe, yaduhaye aho tuba turamushimye, yaratwaguye, yaduhaye kumuhagararira tugira abambasaderi turamushimye. Mbega nta kintu kiza nko kugira umugabo ugukunda nubwo ibitero by'umwanzi bitazabura, ariko nibura ndagukunda ikagaragara mu rugo kavandi nubwo yatewe, ariko ndabizi ko ari umwanzi wamwinjiriye aravuga yumva anezerewe nubwo hari ikigeragezo kitarakemuka na data arabizi arankunda. Niyo mpamvu inshingano yacu ni ugusenga paka icyo twasengeye tukibonye cyangwa ubushake bwa data twese kuko aduhitira igikwiriye cyiza kurenza tukagira ubushake bwayo. Muri iki kigeragezo ikintu cyashimishije ni Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza yatewe na Zakariya wari umutambyi w'Uwiteka. Bishatse kuvuga ngo kuba uri umuntu w'Imana uri umubwiriza ntibivuze ko utazahura n'imiraba n'ibigeragezo, oya ahubwo uzahura n'ibihanda, ariko n'ubu uri hamwe na data wa twese mwiza azaguha ya mahoro Yesu yasezeranye. Yohana Umubatiza akivuka papa we yahise akiburagiye uko igihe marayika w'Imana avuga ngo azabyara yavuze ngo umugore wanjye arashaje byashoboka bite. Aho ati mbese ari kinanira Uwiteka hakimunanira mu isengesho byose biramuhubuka. Iyo neteje Yohana rero wareba niba umubyeyi mu zabukuru urumva yabaye imfubyi, ariko Uwiteka aba hamwe nawe abinteguza ya Yesu Kristo. Uyu Yohana icyo yamfashije muri uru rugendo ni uko yapfuye adashatse. Turi kumwe kandi papa we na mama we bari barabaye ingumbi igihe kirekire. Narasomye ngo kubana n'Imana nibwo butunze buruta ibyiratwa byo ku isi. Icyo cyigisho cya Yohana avuze ati nditanze nawe nanjye nibura mfite umugabo ndamupfumbata. Na Yohana se utarumvise nibura ngo umugore anyarate, ariko Yesu yaravuze ngo mu wabyawe n'umugore ntawe uruta Yohana. Ikamba ry'ubugingo ryakagombye kuba ikiratwa.
nacikaga intege rero ijoro ryarangenderaga mu nzozi rikanyereka Edeni nkayibwira ngo ndashaka kuzaba muri Edeni maze ijwi rirambwira ngo unesha azaragwa cyose nahawe mesaje yo mu Byahishwe 3 umurongo wa 5 nagira wadusomera Ibyahishwe 3 umurongo wa 12 n'Ibyahishwe 3 21 maze iramba niba ushaka kuzaba muri Edeni wireba hasi ntukiri kureba hasi hari amagambo hasi hari ibibazo hasi hari ibigeragezo niba ushaka kuzaba muri Edeni iri kureba imbere ureba intumbero wadusomera Byahishwe 3:5 yego unesha uzambikwa imyenda yera kandi sinzanagura izina rye na hato amena igitabo cy'ubugingo amena ahubwo nzaturira izina rye imbere ya data imbere y'abamarayika be 12 murongo wa 12 uragira uti unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ariko Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya haleluya mu kigeragezo witwa amazina menshi uhibuka umusitari uri mu kigeragezo uri kubyumva 21 ariko Yesu azaduha izina amena unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami kuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye Imana imwungugisha ariko mu magorwa n'ibigeragezo duhura nabyo ijambo ry'Imana duhamagarira kubabanesha reka rero dushime data twese mwiza ko yatubereye Imana nziza mu rugo rwacu imyaka 17 yatubereye Imana nziza twabonye ukuboko kw'Imana ahenze igihe umugore utabyara bamwirukana bagashaka ubyara azajya amaze kutarayirukana ngo niyo wabyiteye se twarashikamye Uwiteka aduhaye izindi mbaraga byakozwe n'Imana yo mu ijuru Imana yacu yabecyubahiro shari iki cyaguteye gushikama bene ako kageni mu myaka ugejeje mu myaka irenze 50 nta mwana nanjye mfite imyaka 48 byatewe n'iki akira nawe uvuge bumve n'ijwi ryawe kuko n'ubundi wowe mubwiriza ugiye guhaguruka vuba amen mbere ndabanza babiri izina ryanjye yise Fizone uko nyitako ntabwo bagira ngo ndi Fizone ntabwo nagasiri yego so bwa mbere jaga ngira ngo nicire zimwe uzanyendaho ariko kubarwa kwacu igishije kumenya cyane amen kandi mu bantu baje badusabira umugisha namwe murimo amen rumba aho duheruka hano twarakikuzeho gusa icyambere gushikama kwisezerano twasezeranye nawe mu kigeragezo cy'imyaka 17 gukora gusiga Imana amen abo twashakiye rimwe ngira ngo baje kubyara ibitsina byombi ariko abenshi ntabwo bakikumwe baratandukana nta kindi rero kidushoboza uretse Imana yonyine amen ndabyibuka kansuri gatoya rero aha ni umwana muto ufite imyaka 12 hafi nyine gutyo umwana burya bakukibagirwa ibya kera twari duturanye n'umuturanyi wacu ajya mbaza mama bati se uyu mubyeyi afite umwana umwe abara umusore nawe afite abandi barapfuye atereka data Imana nuriya muhaye urwo meze nanjye ntazi ko nzahura n'ikigeragezo urumva ko bimeze Imana rero yirushoboza izikosi tubaturi urugamba n'umusike kugamba umusike kugamba amenye ko anesheje ko atsinze urugamba ubu rero twebwe n'ugusabirana amen kuko Satani aratubasanya muri ubukene buri muntu wese afite igeragezo dufite
icyacu abandi bafite icyabo gutyo ahubwo ikintu cyagufasha cyane kurushaho ni ugusabira amen kizatuma dutsinda satani amen ndumva byinshi yabivuze umudamu ntabwo nabisubiramo cyane kuko ahubwo icyo mbasaba cyane none nurusheho gusabira namwe dusengere kugira ngo tuve ku musozi w'umurwa kandi mwese mushobora kwisizera Imana dusezeranye turacyategereje ngo twaranirwa mu izina rya Yesu Sayimana Modeste kuba rero dutanze ubuhamya ku myaka 17 so kwa aho twageze ibitero by'umwanzi n'ubundi birahari ariko no kubabwira gukomera kw'Imana ibasha kububaka kandi nta mwana ubasha ibasha gutanga umunezero kandi nta ibigaragara ko byawe kawutanze ibyo bibondo nta bihari ahubwo no kugira ngo tubabwire gukomera kw'Imana turushaho kwigirira icyizere kandi mumenye neza ko Imana izaduha n'amazina mashya kandi izaduha n'izina rishya kandi unesha azagwa byose nk'uko biri mu byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 7 rero mudusabire kugira ngo imyaka iri imbere tumuvuze 17 ariko iri imbere ntabwo tuyizi niyo mpamvu tubabwira ubuhamya bwahagaze iteka yavuze tuzayivuga tuzayogeza mu mahanga imyaka iri imbere tuzavuga gukomera kw'Imana isumba byose tuzagaruka tubabwira ubundi buhamya bushyashya kandi tuzabuvuga Imana izaburema kuko ni Imana itanga yatubwiye ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange muzakigurirwa kandi tugomba gusenga mpaka igisubizo cy'amasengesho kibonetse tukamera nka Eliya ku musozi Karumeli wasenze inshuro 7 ntarambirwe senga gucogore we gucogora nanjye ne gucogora data duhishiye byinshi kandi niyo dusenze hari Imana itukuranira ikaduha ibirenze Imana yashizeho ibirenze kandi mwese ndabashimiye kuba mwaneza amatwi Uwiteka nezeza imitima yanyu abahe azabaha iherezo ryiza mu miryango yanyu ahubake abubakiye imiryango abana bagereho abatwara bagereho ineza y'Imana igaragare hose mu izina rya Yesu amen muvandimwe Rebeka Mutware Imana y'umugisha kandi bakomereza ibyiringiro ndabatura isomo riri mu Baroma igice cya 8:28 biravuga ngo kandi tuzi ko kubakunda Imana ari bahamagawe nk'uko yabigambiriye mushikame ku Mana mwamenye mukomeze muvugire Yesu ibyo aduhitira n'ibyiza icyo cyo tugomba kukimenya aduhitira n'ibyiza ibyo yemera ko bitugeraho abashaka kubifatanyiriza ngo tuzabire ibyiza Imana ibakomeze Imana ibahumurize kandi Imana ibagirire tugiye gusaba ko aya meza yigirayo turagushimiye Imana muri aka kanya tugushimiye ibyiza ukorera ikiremwamuntu by'umwihariko dushimiye Yesu witanze ku bwacu kugira ngo tube tubashe kuba hano duhimbaza izina ryawe ry'icyubahiro ryaduhurije hamwe icyubahiro cyawe tugushimiye muri aka kanya Mwami ukuntu wabanye natwe tugushimiye Mwami ubutumwa bwiza butambutse
tugushimiye Mwami amashimwe y'abana bawe abacyubahiro ni ukuri Imana ikomeye kandi ikiza abacyubahiro tugushimiye uburyo wabanye n'uyu muryango ukaba hafi ni ukuri biradutangaje data kumva abantu nk'aba bamara imyaka ingana kuriya bafite urukundo rungana kuriya bafite ubuhamya bwiza bungana kuriya bafite amashimwe akomeye kuriya icyubahiro cyawe ni ukuri data ukomeze ubane n'umuryango ubere igisubizo mu bibazo bahura nabyo byose ujye ubana nabo kandi ubiyibike ubahumurize ubarwanire kandi ubaneshereze maze ibyiringiro bafite byo kuzabera kuri iyi si ahubwo bazatange n'ubuhamya imbere y'abamarayika n'imbere y'abatuye mu ijuru bose no mu yandi masi kuko Mwami uwo murimo waduhaye tugushimiye Mwami itorero ryawe tugushimiye Mwami kuko ukomeza kuribungabunga tugushimiye Mwami byiza kudukorera tugushimiye ko n'ibiri imbere yacu uzabisohoza ni kuri databuja komeza uhabwe icyubahiro mu itorero ryawe komeza uhabwe icyubahiro mu miryango yacu abana bawe baradutangaje abana bawe baratwigishije imiryango yacu yose twongeye kwihanira imbere yawe dusanze tujya dukubita urupfusi tubwirana amagambo mabi tubwirana Mwami ibitekerezo bidahwitse kandi ntacyo utadukoreye data uyu muryango Mwami ndakwinginze nk'uko wabugendereye nk'uko wagendereye Hana ukagendera Sara wongere kubahumuriza ubabere igisubizo data baguhagazeho bakunamyeho nawe kubananira data ubigaragarize ubabere Imana y'icyubahiro kandi bazajyaho bagushimira rwose ni ukuri natwe rero wongere twubakire ubuhumuriza wongere tugendere Mwami wongere ugane umwuka wera mu ngo zacu natwe tugire ubuhamya bumeze gutya tugire ubuhamya tuzabwira abavandimwe bacu tugire ibintu byinshi tuzavuga imbere yawe kuko uri Imana itangaje kudufasha ubwo mugenzi wanjye agiye kongera kugushima kuko nizo utega amatwi wumve gushima kwacu no guhimbaza kwacu maze izina ryawe rikurikire mu izina rya Yesu amen. Uwiteka Imana yacu tugushimiye umwanya mwiza uhaye kandi turi mu rusengero rwawe wese ari kwitirwa turagushimiye Salomo yarasenze avuga ati umuntu wese uzasenga yagiye inzu ikibazo afite cyose Imana yacu ugasenga cyatuye uzumije kandi usubize rero Mwami Yesu tuzi ko Imana idahindurwa namwe nk'abantu manukire ngasanga imiryango Nyagasani tubivuze tukwizera Nyagasani kandi tuzi ko turi Imana yumva rero Nyagasani hari byinshi wakibabashisha Nyagasani kandi abo bakwinginga bazi ko Imana yumva Uwiteka Imana uziragane niba Hana yarasenze kugeza ubwo iminwa atavuga atunga ijwi ngo rigere hanze data tabara Mwami Yesu na Sara uwo yarasize cyane ntabwo bishoboka ariko Mana tumusanga yabonye ko Imana ashoboka yewe nabo bashobora kubona hari igihe kiba kirekire kidashoboka ariko Mana uri rubasha Nyagasani ari umuryango n'ibitubana ngaha Nyagasani Uwiteka Imana yacu tuyishimire Yesu Nyagasani Yesu Umukiza wacu Nyagasani n'uyu munsi atumiza uri Imana kandi atumiza abashaka bose gutanga byawe Nyagasani Mana rekenisha tukabona ibintu nabo umunsi tutatumiza utumi basha kucuruza wacu Nyagasani kandi Mana bazishimira bwatumije Imana kandi ugasubiza Uwiteka ibazwe rero tuganza amaso uyu munsi Uwiteka Imana tuganza amaso Nyagasani
kandi abakuze gusenga Imana basanga bafite kwizera Imana. Mwami Yesu twize gusenga Imana isagize tuzoshatse. Ebisabye rero tutatagiye munsi tatasinya gukomeza kurushaho tatsenga sani. Bareka barinzi bari gutema Mwami Yesu Imana. Yintara Mwami Yesu stata. Reka tatugiza ugenderere imiryango yacu yose Imana. Uyisambure Mwami Yesu. Umutima ushaka agakiza abantu kurenza byose tatsemsanye kandi ibituza abantu tsimwe mu stata iteguye baswe sinafta Mwami Yesu tatsemsanye ni ntara stata nadose akikiza Imana ni ya ntara isanye yamushaba nabe ariko tatsemsanye Mwami Yesu ihire Imana iteguye baswe yabitaka n'ubuze gasabya batuzi barazonasani Mwami Yesu ihire Imana kafidi yacu sizatugiza uhire Imana abacuzwe wegere Imana biteguye baswe Mwami Yesu tukimisa kubana kidatunasani kandi Imana ugiye ko mu kudasitata kidatugiza ukwire Imana kandi sitata kidatugiza ugiye maso Imana ugiye Imana twagize igisa twese turanga mu yacu kugira kukiza wacu. Ujika kujahane kekusa nugimane ume Yesu Mwami wa bambiwe Mana yacu Mana iri mu ijuru Mana ifite imbaraga Mana nyiri ububasha igitabo cyo mu kuva igice cya 6 bitwishobora byose Uwiteka uriho wahozeho kandi uzahoraho izina ryawe rihimbazwe tugushimiye ko wamanutse ukabana natwe muri iri teraniro uhabwe icyubahiro tuje imbere yawe kugira ngo tugusabe kuri iyi tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'ibihumbi 2026 twemerere utwumve hari ibibazo bidasanzwe bivugiwe muri uru rusengero rw'Inyamagabe kandi bikaba ari ubwa mbere hari igikorwa kibaye hano cyo gusengera umuryango wa Modeste na Rebeka n'ubwa mbere kibaye nyamara urugendo rwo rufite imyaka 17 mu myaka batubwiye mu myumvire y'abanyarwanda kubyara ntibishoboka ariko Imana iri mu ijuru Sara byakunze ari mu myaka 90 none rero Mana turashaka umwana wa Rebeka na Modeste kandi uri Imana ishoboye byashoboka ko twazongera gupfukama aha kandi koko twazaza none rero twe nta kindi dushaka tugusabye umwana wa Modeste na Rebeka cyakora wowe ugaba nk'Imana ariko twe tugusabye icyo
kandi uri mu ijuru. Tugushimiye ko watwumvise kandi turizeye. Ubane natwe, ubane n'umuryango wa Rebeka na Modeste. Icyo kivuyeho, hari abantu bapfukamye hano bafite uburwayi, bateye intambwe baje ku kidendezi, kandi ihame nuko yo ku kidendezi baje nawe urahaza. Turagusabye ngo ntugire n'umucaho, ahubwo bose ikiganza cyawe kibakoreho. Uburwayi icyo dutegereje ni amashimwe. Tugushimiye kutwumvisha, twese dukirize imitima, kwizera kwacu kuzamure, kugira ngo dusingire ibisubizo byawe biri mu ijuru. Tugushimiye kuduhaye mu izina rya Yesu. Urera Mana yacu, urakiranuka, uhabwa icyubahiro. Urero hino Imana ishobora byose. Mweretse abantu bose bapfukamye hano, ibyifuzo by'imitima yabo urabizi, urabisoma, ubabera igisubizo. Urugamba barwana uraruzi, imihangayiko urayizi, ibyo bakuzaniye urabizi. Ubwo bapfukamye mu nzu yawe yitiriwe izina ryawe, ubatabare. Haboneka impinduka, haboneka igitangaza, nabo bazajya bendera bavuga imirimo itangaza wabakoreye. Iyo umuntu yahuye na nyakubahwa Paul Kagame, ibisubizo biraboneka. Uwabuze nkarayibona, kaboneka itanga umukamo. Buri makimbirane arashoboka agakemuka. Twaje kubonana n'umwami w'abami, umutware utwara abatware, umuremyi w'ijuru n'isi. Ufungura ntihagire ufunga, yakingura ntihagire ukinga. Dukingurira amarembo y'umugisha. Uri Imana irema amashimwe, remera amashimwe y'umuryango. Ababizera bavuye imisozi itandukanye bakaza kureba mu maso hawe, ubagirire neza, ubaho umugisha. Ufungura amarembo y'umugisha ku buzima bwabo, fungura amarembo y'umugisha ku bana babo, fungura amarembo y'umugisha ku miryango yabo, maze ubaremere amateka mashya. Kandi ubwo basenze Imana, ubaremere igisekuru gikuba. Kandi ubwo bagiye kugenda ugendane nabo, ineza ya Kristo igaragare mu miryango, turemere umunezero. Kandi n'ukururema ibishya mu miryango yacu. Gumya kubana natwe. Hari n'abatabashije kuzana ariko bafite ibibarwanya, turabakweretse kugira ngo babere maso. Uhige ibibahiga kandi urwanye ibibarwanya. Nukuri umutima wose ufata ubunezeze, kandi ibyifuzo by'umutima ubwo babizaniye Data wa twese mwiza, ubabera igisubizo. Abantu bawe umugisha, uzabehereze byiza by'abakiranutsi, kandi umwanya bafashe wo kuba imbere yawe ni ukuri uzawubibukira. Dawidi yaravuze ngo kuba mu nzu y'Uwiteka umunsi umwe uruta imyaka 1000 ahandi mu nzu z'abakomeye. Twaje imbere yawe, uduhaze kuramira kubona ibyiza, mu izina rya Yesu tubyambaje. Amen.